ngo turabemera. Abagaratia igice cya gatanu niho hari isomo ritubwira iby'imbuto z'amwuka. Ababyeyi banyu babifurije imbuto zitandukanye, ndavuga ibyishimo, umunezero ndetse uganeza n'ubwoneza. Ababyeyi beza mwakoze cyane kandi impano mugeneye abana banyu barabashimiye cyane babikuye ku mutima. Nze gusaba ababyeyi bibarutse Adiyeli kugira ngo nabo batambuke batambutse ababyeyi beza. Urebe hariya hino. kugira ngo umubyeyi agire ijambo ageza ku bana be. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Nahimbazwe. Amen. Shimishijwe cyane rero no kubona ndi hano muri iki gitaramo cyiza n'umuhungu wanjye Usengimana Adiyeli. Mu by'ukuri nshimiye Imana cyane kuko yakiriye amasengesho twasabye tubyara aba bana. Tugeze kuri uyu nguyu mwita Usengimana kuko neza yuko Imana niyo Imana rero yaramurinze ntagirarinda none amesheje icyubahiro. Ndamushimiye mu izina rya Yesu. Imana izamuha umugisha. Rero nshaka kumuha impano nziza iri mu ijambo ry'Imana ritanga amabwiriza meza yo kubaha Imana kandi akagira imibereho myiza igihe ayikurikije. Ndagira ngo we n'umufasha we barambure ibiganza bakire iyi mpano nziza kandi bazayiteho, nzi ko izabagirira akamaro. Imana igumye kubagira kandi igumye kubafasha ku bwa Yesu. Amen. Amashyi menshi cyane mu abantu mwe ababibashije. Wow. Turasaba ufite impano ya Marene umuryango wa Marene, umuryango wa Sabrina na Adiyeli barabashimiye cyane. Ati muri mfura zo kuvuka umutima wabo kandi ngo barabakunda cyane, muri beza kuri bo kandi muri no beza ku Mana yabaremye. Ati umutima mugira muzawuhorane. Ababyumvise kandi babishimiye rekaze kubasaba ubuzi bikaza duha amashyi menshi cyane Marene ikora cyane. Sabrina ati ntabwo nakwibagirwa itora ntabwo tunacyabaye kohereza kandi rwose barakoze natwe tubigumize yuko utaha bazabashaka. Ari ufite icyo kuvuga? Watwitiye Solange abandi inshuti ya Sabu n'umuvandimwe twariganye segonderi, dufite famiye yitwa One Family. Twe twaje twihagarariye turi batatu kandi batanu ni Aisha na Nadine. Sabu rero yashatse umugabo mwiza ariko nawe ni umugore mwiza kuko ni inshuti
nziza ntabwo ntekereza ko yavamo umugore mubi kandi ari ibyiza. Murakoze. abashimisha cyane nawe uzi kuvuga ijambo neza, uzi kuvuga ijambo neza rwose. Famille nanjye ndahita njyayo buretse nanjye turakorana nubwo ni gutya esa nawe murakorana. uyu munsi uyu muryango wakoreshejwe Beteli turanezerewe kuko umusore wacu Adiel kugira ngo mu birori bidasanzwe umuntu agira iki ngiki kiri mu birori bya mbere. ubwo rero mu by'ukuri nk'ababyeyi babana na Adiel hano mu kazi ndetse n'abavandimwe turabwira ababyeyi ba Adiel ndetse n'umufasha we yuko twakunda kandi tubifuje urugo rwiza kugira ngo mbere yuko n'ubu tutazaba dushaka urugo rutandukanye. Mu myaka itanu rero bari nawe nta bibazo nigeze ngira. Ababyumvise duhuze ibiganza dukoma amashyi menshi cyane. Rero namwifuriza gukomeza gukora cyane ariko kandi nshidikanya yuko azarushaho gukora neza kuko ubonye imbaraga. Murakoze cyane kugira urugo rwiza. murakoze cyane abakorana na Adiel ndetse n'abakorana gakeya ndetse abanyaho gakeya aho gakora ubusaku. Adiel nabo baraza gutambuka, banyirasenge ba Adiel namwe muri kwitegura. Umwana reba hano, reba hariya, reba uriya, hindukira hagarara neza, gutya ngaho reba haruguru. Banyirasenge bagiye nabo bamuhaye umwanya batambuke, ababyeyi beza, umukobwa mwiza bose kumuhobera gakeya.
François Nyavamo arajyaho famille Gervais. Famille François bose umwanya wanyu. Waba ufite impano y'itorero, Sabine yateguye itorero, nahagera araza kubwira. Famille Gervais basoza reka dutanga impano y'itorero. Rwose bazi kwifotoza neza. Famille Gervais shaka urugo rwawe ruzahora mu munezero. Abasore ndababwiye basangiye byinshi turavuga usangiye mwejeje kugira urugo rwiza azajya no mukakobwa ndetse twamusera n'abavandimwe kandi muracyamukunda. Imana ibamugisha cyane rwose. Rekaze gusaba rero umukuru w'itorero aze gutambuka ashyikire impano Madamu Adiele yateguriye itorero. Umuyobozi uwo ari we wese natako, umuyobozi uwo ari we wese Mwiriwe neza, reka mu rwego rw'impano baduteguriye nk'itorero dusaba abakuru b'itorero bari aha nk'umudiyakoni mukuru batambuke tuyakire bagize akete. Abakuru b'itorero bari aha bagize itorero rya Elizabeth n'umudiyakoni bigire hano twakire impano baduteguriye. Okay. Mbere ya byose yuko tuyakira tunejejwe n'umutima batekerereje itorero rya Elizabeth Sabrine, turagushimiye cyane n'umufasha wa Dieu. Imana izabubakire kandi izabajya imbere kugira ngo muzarusheho kunguka byinshi ibyo tubasabiye n'itorero mu izina rya Yesu. Natwe kandi ko mudutunguye dushimishijwe n'Imana muduhaye, tubijeje ko natwe ababyeyi babahaye igitabo cya Bibiliya, tubemereye indirimbo kugira ngo mujye muririmba muhimbaze Imana birusheho kugenda neza mu rugo rwawe. Murakoze cyane.
abasura ngo babwire. Abavandimwe ba Adiel mwanya n'uwanyu, abavandimwe bose ba Adiel mwanya n'uwanyu. Turabategereje impano nuza no kubura amverope uraza kundeba ndagushakira amverope, uza gukenera amverope wese aze kundeba ndayimushakira, ariko ntihagire umuntu uza gusubirana y'Imana. Abavandimwe ba Adiel ni karibu, murakoze mubyeyi beza, Imana ibahe umugisha. Edina Teta nimwe mugiye kwitwa mujyaho. Umwe yitwa Teta, undi yitwa Edi. Imana ibahe umugisha ubutumwa bufite, kandi bavugire Bwana Adiel na Madamu. Oya nta kibazo, nimukomeze gukoma amashyi muraheza no mu cyo mushaka kuvuga, nimuzanumira nzaza nta kibazo. Abagera basabirina namwe mwe mwitegura. Nakwifuriza rwose uzakomeza ugatambukana na Teta. Aba ni ababyara ba Sabrina. Leonard ati muzabyare muheke kandi ku ruhimbi rwanjye hakorerwa amata. Sophie umwanya wawe. Ndatekereza nawe witeguye. Maria umwanya wawe. Sophie Imana iguhe umugisha kandi Imana ikomeze ikongerere. Rero ibyishimo byamurenze, umunezero ni wose, yanabigaragaje ikimenyetso cy'uko akunda umuryango mushyashya. Niba rero nawe uri muntu usigaye, abandi bose batigeze biyandikisha baza gutambuka ugatanga impano. Abandi bose batigeze biyandikisha baza gutambuka bagatanga impano, nta kibazo. Tipo de gente na sala, alguma coisa que você quer ver que
hari n'ubundi bara n'abavandimwe bazi foto mushira hagati babashimira ubwitange bwanyu umurava wanyu urukundo rwanyu no kwihuta kugira mu bitekerezo mwabagiriye babwire ngo mwarakoze cyane. Babyeyi beza namwe imiryango yose irabashima abateraniye hano ni urugwiro mujya kubagaragariza famiye Adiel Sabrina nabo barabashimiye bashima n'Imana yatumye babagira Imana ariyo umugisha. Gasaba rero abavandimwe nshuti impano umuryango mushya wa Adiel na Sabrina mutamuke. Abasabye umwanya hano hagati.
turakomeje aho no gusubika ababyeyi neza mwanya n'uwanyu. aravuze ati ntabwo arayisubira nayo murabizi n'abakunda kandi mbabaza ku mutima. Murakoze cyane natwe reka tugusaba umugisha ku bana bari kumugisha babyeyi umwanya ngo agakombe wongeye kwirirwa uriye neza kugira ngo asohora n'indi gashatu ukatira umutamu maze umusenzi bataha kandi ugera rero ukamushima uko umushima rero aho yerekeza wawe kandi nawe ubiriyibutse icyo urashaka rero kugira ngo umusengero gukorera kugira ngo umuco w'abanyarwanda uri kugiruka kuba abana b'umukire iyo utagenze uravuga basezera kandi ukanavunika ikavuga amagambo yazanye byajya mu rugo rw'abana bari kugira ngo bubake birashoboka ko bari izindi gahunda imbere y'ubugane ariko bakwiye kugorora ariko umukobwa bakundanye n'impamba kandi impamba ni isangi kuba ifatwa neza isangi ariko bo tubaza n'itubasa ugeri no muyirira hasi mbizi ubundi mpamvu igeze bitazakugeza ku kigali rero kugenze kandi cyane tunatinze nagize neza ukazara kugira ku bana naho twamere amara bashya kugeza ubwo ubuzima bwacu reka tugejeje twese kugeza umusenga imana yacu wana adiyeri Sabrina tugejeje twese mana yacu ishobora isumba byose izina ryo ribanza cyubahiro amen. Tunejejwe nuko ubanyina uyu munsi ari gusa tunejejwe nuko batumika kandi cungura uhabicubahiro ubanyina twego kubwira ari mwiza bakuze bose banyina kujidikanya ariko bitwaye kandi baragushimiye natwe baragushimiye wabicyubahiro baza kuba natwe kandi barimo kugeni ubaye kujya ku mpande zombi uturere byose buri byose kandi ibyo byose tubashe kuba mu ruhande rwawe kugira ngo tugeze